Nubuki abadagiye kureba azino koga mu kiyaga ni kure kiri kure oya kiriyani ndizino koga mu kiyaga naroga gake n'ubu yabyibuka n'abakiri bato bajye bigira yego Imana mana kundo ni kwiza tugasomagura none se ubu mwari mubizi muze ibi mwari mubizi Imana yabikoze ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ikiyaga gihuriweho n'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Agace k'imisozi miremire cyane, abaturage bamwe usanga batuye mu mpinga z'imisozi, abandi mu bibaya. Ni mu mudugudu wa Kagera, akagari ka Kabere, umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kamere Joseph ufite ubumuga bw'amaguru ni hatuye, ndetse ngo ni naho yavukiye. Uyu mugabo uri mu zabukuru yavutse agana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1946. Ibi bivuze ko yujuje imyaka 74 y'amavuko. Ubu abana n'umugore we wa kabiri witwa Nyiramana Beatrice. rero umukobwa yagukunze nawe wamukunze ubwo basi usanga ari sawa biba bita bibasawa amena urukundo rurahumuraga reka turasabana rero urukundo rurahumura muze hanyuma rero umuntu ukikubona ndabona imvi ndabona uruhara ubu mufite nk'imyaka ingahe muze cyangwa mfite imyaka 75 75 iruzuye ibyo nakwibesha ndetse ndebe muzehe yitwa Kamere Joseph Kamere Joseph okay yavutse mu 1947 mu 1947 ubwo ni 70 ningahe ni 3 ni 5 ni 5 ariko barasekabishora nae nanjye ndaho nabyibuka wowe ufite ingahe debere ko ndetse turebe ni Beatrice Nyiramana yavutse mu 1950 ko si 50 yuzera simbize ntago zikubara ntabwo zikubara mwese ubu nta muntu n'umuzi kubara nta nuzi no kwandika se oya ndaho ntabwo mwigeze mujye mu ishuri se abukera siba mu gatatu wa kera ariko ndago twaturabimenya ubu nuvuga ngo hano ntago uzi kwanditse hano hano ndaho nabimenya ngo nzome neza oya hano nyereze na nyuguti z'umukara ntago ubona ukuntu handitse somera twumve ndaho nahashobora ntago washobora yaya waragiye mu ishuri ndagarukiye mu wa gatatu muto kandi ni kera rero naribagiye hari nko muhe mwaka ubwo ni kera ndaho ndikwibuka ni umugabo wuje urugwiro bigaragara ko ahora n'ibyishimo atita cyane ku bumuga afite
ubundi ukagira ndema itebwe ongera ndebe bite mwana wa mama sawa siko tagusubiza si umugeni se ni munyereka ari umugeni ariko ari umugeni yabanza akabyanga umunyamakuru wa Freemax TV wifuje gusura uyu muryango yiyemeje gukora urugendo rurerure ahagera mu masaha yo kumanywa. Aha Jinarangu yatunguwe n'uburyo yakiriwe n'uyu musaza muri aya masaha wicurangiraga inanga. Mwumve mwijwi rye ryiza utakeka ko ari ryo musaza uri mu zabukuru. undi nagukunda nawe uzamukunde kandi ukundi wabo urukundo rurahumura urukundo ni rwiza rukagera hagati rugahumura abantu bakishimama abanyamahanga baje rero bambumure nanjye ndabahumurira ngaba bari hano. Ugikubita amaso uyu musaza Kamere Joseph ntushobora gukeka ko hari icyo ashobora kuba yakoriwe. Ukimubona ni intimba ku mutima kubona umubyeyi ungana gutyo ugenda yikurura hasi. Gusenga ngabandi mu misa mu giterane. urakoze cyane yitwa Kamere Joseph nimba Kamere Joseph umunyarwanda. Kamere avuga ko ababyeyi bamuganirije bakamubwira ko ubu bumuga atabuvukanye ahubwo yabutewe n'imbasa akiri umwana kuko yamenye ubwenge yisanga gutya. Naragendaga n'amaguru iyo n'amaguru noneho imbasha iza kunyura mu kano kaguru urabona yino. Ubu waragendaga ngo naragendaga ntabwo ubizi niko niko babikubwiye. Ubwo rero kumenya ubwenge nandi kugendera hasi y'amaguru. Imbasha rero yaraje imfata hano yica hano noneho isosora mu igufatwe nagombaga kugenderamo hano bafite ingofu hano. Igufa ryavuyemo abakera nibo bagiragaho umuti ngo rivagamo rirahubuka noneho mbona mbese nagwaje igihe kirekire. Icyo gihe ntabwo bizi byari mu bwawe. Oya ntabwo naba mbizi. Badata nibo bambwira ati wapfutse uri muzima imbasha niyo yagukobanye. Rero kurinda yo menye ubwenge. Umenye ubwenge noneho umenye ubwenge ndi kajoriti. Nuvuga ngo byari byo mu Bwana. Byari mu Bwana. Narindi umwana. Okay. Uza gukura rero ubona nuko bimeze. Mbona nandi kugendera hasi basi. Umaze rero gukura ugiye kubona usanga nuko nguko ugenda urumva wagize igihe cyo kubaza ababyeyi ko byagenze se wababazaga ute? Narababazaga nibo bambwiraga ati dore wari uri muzima ntabwo ariko wapfutse ni imbasha yakubiseko basi ni kuva ngeze iki gihe Imana niyo izanjakira icyo ikizandunga kugereza ababyeyi banje bose bapfuye barashira banzika gutyo rero. Wakeka ko ari izabukuru zimutera gusa n'ugenda yibagirwa ngo avuga ko avuka mu muryango w'abana 10 ariko usanga bigorana kwibuka ngo yavutse ari uwa kangahe. Muvuka muri bangahe aho mu muryango? Mu nda ya mama na data hasigaye babiri. Muvuka muri bangahe? Kwari 10. Mwari 10. Wowe nkuwa kangahe? Ngewe ngurikira yitabye Imana n'undi nawe ngurikira yitabye Imana. Nyine wari uwa kangahe we mu bana 10 wari uwa kangahe? Sabwo nabimenye ora naringurikira no yarapfuye ntago wabimenye. Urumva mwavutse muri abana 10 sibyo? Noneho nari nkubajije wowe wavutse uri wa kangahe muri abo bana 10? Ndabwo mbisobanukiwe ntabyuzi yo janta nyine wongurikira hari imfura hakaba n'uwongurikira hari uwongurikira hari n'ungurikira witwaga Kayibanda hapfuye hakurikira nanone hakurikiraho uwo kurikira bangahe? Ngurikira 10. Ubwo uwa 11 cyangwa uwa 10? Muze yewe koko kuba rumenye utabizi kuba abahere ngurikirwa na babiri. Oya
niko yewe kubara ko kumenya utabizi neza pe yego we ni uwa gatatu dufasha hano twumve wowe ikibazo wacyumvise neza yakurikira uwa gatatu koko se bavuka ari 10 nanjye ndaho mbizi icyo kora ariko ni 10 ariko akurikira uwa gatatu ubwo we ni uwa 4 muze none ntubuze ukuntu tuje kubirangiza bimeze ubwo uvuga ngo wowe mu bana biwanyu wavutse uri uwa 4 nibyo turabyemerera nibyo ariko imibare yari yanze neza yanze ariko kunyibutsa nibyo byiza dukwandika kubara ariko nk'amafaranga yuzi kuyabara ariko sinabara miliyoni najya ndakuraho rimwe tumiye kunzanira akajumba ngararire ariko ntabwo babasha kubara miliyoni oya ntabwo najya ndebe hano tugiye kubigenza dore n'imana itangiye kumbereza itangiye guhereza hano handitseho kangahe ahangaha ndagufasha nta kibazo hano handitseho kangahe hano itegereze neza amaso arareba nta kibazo kandi kureba ariko ntabwo namenye imibare yambwira nyine hano handitseho kangahe hano umubare wanditseho hano iki mfashe mu ntoki ni iki ni igiceri cya 100 iki kijana none nimba ari igiceri cy'ijana rero sasa ndagira ngo nsomere no mubare wanditse hano akira ngo we wifashe nta kibazo nimba ubishaka ngaho mbwira umubare wanditseho hariya none oya pe none se ni iki ni igiceri cy'ijana none se nimba ari igiceri cy'ijana ubwo hariya handitseho kangahe ntabwo mbizi niko muzehe niko handitseho kangahe ijana aha ntiwumva aho ngaho ugira utya rero aho ngaho ko byatangiye kuza noneho kanze nkwereke n'ahandi hano ukuntu tuza kugenda tubikora nabyo umbwire iki mfashe ni iki inote y'ibihumbi 2 ni inote y'ibihumbi 2 hanyuma ubu ugiye kumbwira no mubare ni kangahe uyu mubare uri hano uyu mubare nako tabwo nawe uyu nguyu kano ni kangahe kano kari inyuma kano kahera inyuma yape kano kabanza imbere kada kandi ikimfasha ni iki ni ibihumbi 2 ibi ni ibihumbi 2 ibyo urabizi yevunjishije umuntu ayivunjishije yevunjisha nka gutubu ntabwo ha ibihumbi 2 za 500 bibiri ni za 500 mama rata hano ni kangahe ubu ngubu hano akanga kano kabanza hano akanga ni bibiri wahora bizi abagenda rata abagenda nibyo ese birashoboka ko Kamere Joseph yagira icyo akora mu rugo ni ibibazo umunyamakuru wa Freemax TV yagiriye amatsiko cyane ariko aza kuyamarwa no kumubona afasha umugore we Beatrice imirimo yo mu murima gusa ntiyajya kure ngo bishoboke keretse hafi y'urugo mama no uburyo mujye mukoresha mujye mu mirimo igice ari cyo cyose okay ajya gufasha se bigenda bite aramfashaga agafasha utwashoboye afataga dukeya ngo tuno twashoboye okay ariko ntagashobora kugera kure oya yabuze akagare ko kwitwara yabuze akagare gakeneye cyane akagare uragakeneye ntabwo wigeze na rimwe mu buzima bwawe ubona akagare yarakabonye karapfa rimwe karapfa kera cyane hashize nk'igihe kingana iki hashize imyaka nka 20 ntunga ryabaye naragize na karasha hashize nk'imyaka ingahe kari n'imfura okay ubu nta hantu ashobora kuba yajya runaka nakagaro kwifuza nifuza kujya mu misaho ubwo mbere ngo afite ngakagare yajya ngo gusenga ko kwitwara muze wakaba ujye mu misoro mutse ufite nk'akagare ngaje ndakitwarira ngaje ndajya kubona n'abandi hanyuma turi bunyure hehe turazamukira ahangaha muze menya turi buzamukira ahangaha akagare rwose nk'ubuheruka nko mu misa ryari nimba ndi bugufashe nimba mbigenza gute yagenda gahoro ni ukuvuga ngo uheruka mu misa nka ryari
yewe ntabwo mberukayo kera cyane. Okay. Iyo yiriwe mu rugo umusanga no mu mirimo y'igikoni, ni mu gihe umugore waba yagiye gushaka ikibatunga. Aha ashobora nko guteka ndetse n'utundi turimo tworoheje two mu rugo. Umunsi turarya hano rwose, umunsi ndasangira nawe. Nibyo byambera. Cyangwa biraza gushya nagiye. Nibyo bya twakuvugira amashengesho. Ugereyo mu rugo amahoro. Nibiza gushya nagiye. Ubu ugiye guteka iki muze? Ubu mugiye guteka iki amasaha? Ngiye kumanza. Teka kajumba. Ibishyimbo. Inaha ibijumba birahera cyane se? Ababihinga birera tweho. Umuntu no kubikora. Ariya mbonye mu murima mwebwe ni ibishyimbo nibyo nabonye hafi aha ngaha. Ibishyimbo byo birahari. Okay. Ubiyo wiriwe hano nuko nguko ubigenza. Ariko se ubundi ndavuga ngo iyo wiriwe aha handi uba wagiye. Nibereye hano. Uba wibereye hano. Nibereye hano. Akazi ko nshoboye ngagakora. Nabigenza. Bazana isafuriya n'umufuniko. Tubitamire. Tubitamire. Mukecuru umunsi ndarya hano. Ariko muzarema mbwira ngo bishaka kuza gutinda gushya ngo bigashya nagira. Aya numvise ari byinshi ngo harimo ibijumba, uri kujya gusoroma imboga, urumva se bitari butinde. Tutamira nawe uraba watamiye. Imboga ukabugiye kuzisoroma rero. Abagiye kusoroma giye gutamira. Oyi suzisoroma kakanya. Cyane. Ahangaha ni izi mboga nizo mukunda gukoresha nene ndabona harimo n'ibitunguru. Kagatunguru niko mudakiramo utuboga. Tugahumura. Okay. Kuki saka karima k'igikoni kanyu mbona karimo kuki katarimo izindi mboga yendara. Kabaye karoti. Harimo ibitunguru. Na pinari nazo zirimo. Muze imboga subu ziraza kugwira ryari zo kurisha biriya bijumbara. Ubu zakwiriye. Zagwiriye akakanya. Baya wimbesha. No kurondereza. Mu kiganiro kirambuye aba bombi bahaye umunyamakuru wa Freemax TV bagarutse ku nkuru y'urukundo rwabo, uko babana ndetse n'ibyifuzo byabo.
tubwire rero urugendo rwawe ukuntu yenda waje kugira igitekerezo cyo kubaka uravuga utereka nshaka umugore ibyaje bite byatangiye ryari wari ufite nk'imyaka ingahe nimba ukamuze warungurikiye yari amaze gusohoza abyaye rimwe murumuna wawe uwo nkurikira uwo ukurikira ariyo mfura ya data ukurikira imfura ya papa wawe kandi wo mbwe twaje gusanga uri uwa kane ubwo no kwibeshya oke twikomereze noneho getse aho bacu bamaze kunyubakira indaro ubwo kubona ari maze kuba mukuru ubwo indaro n'ubu bishatse kuvuga iki ni inzu bavuze bati rwose mwana wacu hariya ni iwawe icyo gihe ngo ababyeyi bubakiraga umwana none banyubakira inzu y'ibirere inzu y'ibirere yari imeze itubwo inzu y'ibirere yari iforomye ngiye byari ibyumba bine ariko akaba yari ari y'ibiti nubwo se ibirere byari biri hejuru byari biri mu mpande byari bimeze byari bisakaye nguko bwa mabati gasakaye tugashyiraho imbingo noneho tukaza gusakara gutya waseseka mu rubingo gutya ukaza guhinira mu rwa rubingo imvura yagwa tayari gahita ikunyagira ndabwo ibirere byapfaga wabisakaye kugereza iyo mbereye bamaze kunyereka indaro ubwo rero nganira n'umukobwa ubwo rero urukundo urabona rero ko urukundo wibuka icyo gihe uwo mwaka ntabwo wibuka ubwo mba ndashohoje ndashaka rero umbwire umunsi wa mbere wese wagiye kurambagiza warijyanye hari hehe se wakoraga ibirometero wakoraga urugendo twagituranye n'abakobwa se mwari muturanye n'abakobwa wari usanzwe ubabona mbese aho mbabona nyine rero umukobwa yagukunze nawe wamukunze ubwo basi usanga ari sawa biba bihita bibasawa amena urukundo rurahumuraga reka turasabana rero urukundo rurahumura ni nk'iki gishobora gutuma urukundo ruhumura ubwo ngubwo nuko mukubita agasaya akinyukiriza akajumba kamuhengura gutya reka nigire inyuma gatoya yigire hafi umukecuru umunkubitira agasaya uko kuntu nyine ndebe imbirebe igira hafi nyine munyereke nakwegere anyegere mama ngaho mukubita agasaya nyine turebe ukuntu urukundo nyine tukagira rema itebye ongera ndebe bite mwana wa mama sawa ko tagusubiza si umugeni se wari uri munyereka nyine ukuntu urukundo ruhumura iyo nyimongere munyereke rega n'abakiri bato bajye bigira yego mwana wa mama urukundo ni kwiza ugasomagura none se ubu mwari mubizi muze ibi mwari mubizi Imana yabikoze n'Imana yabikoze Imana yatubwirije duhure ngo none duhure nyine ibyo ngibyo nyine by'ukuntu urukundo ruhumura nicyo nyine ndimo nibaza namwe se ubwo iyo myaka yanyu mwari mubizi icyo gihe muri abasore none sindi twabaga turi kumwe n'abagenzi bacu b'abakobwa mwabaga muri kumwe mukabigenza gute ari banga se nibanga okay nimba ari banga reka nifate nanjye hanyuma mukecuru ukuntu tugiye kubigenza none ongera ubusubiye hariya hano ho wari wicaye hanyuma undi dukomeze muzatubwire muze nuko rero ubwo ujya igira hano hafi wijye kure muze nuko rero urukundo rurahumura rumaze rero guhumura bati turasabana pe murasabana icyo gihe rero tubwire urumva wari uturanye n'abakobwa hanyuma umunsi umwe urukundo rurahumuriye kuri inde rero yitwaga Cecilia yitwaga Cecilia niwe mugore warambagije bwa mbere uwo munsi wamubwiye ute rero kandi nabwo birumvikana wagendaga gutya ese wagiye iwabo mwahuye twabaga duturanye twari udusisiro yamubwiye ati shaka numva ngukunda mu mwanya wanjye bite byawe ati nanjye ngomba kugukunda
rero hasigaye tuba turapatanye kweri iwacu batura inzoga ubwo bari bamaze no kunyubakira indaro urarongora ndarongora pe ariko rero uzi no gusetsa nabone si gusetsa sibyo byiza birumvikana nubwo numvise imyaka utayibuka neza nawe se ntabwo yabanje kukugora oya yangoraga gutetse ko twari twaganiriye kandi urukundo rwe rwahumuye rwo gusabana muze hanyuma se ntabwo wigeze ugira ikibazo wenda ngo uganirize nk'umukobwa umubwire ko wifuza ko mwabana kubwira ati yawe sinabana n'umuntu ufite ubumuga oya nanaganiye uwo umwe ndabwo nasandagurikaga kuko burya ni icyaha ubu wasandagurika ku bakobwa bose si burya aba ari byiza ubwo usandagurika ushatse kuvuga ubwo ni gute kujya gutereta umukobwa ndunamujyane ukongera ukayagutereta undi ndunamujyane burya ntabwo aba ari byiza kubera iki kubera yuko uba ukoze icyaha ahubwo tereta umwe azakugirira akamaro uzabyara umwana mufatanye kumurera ibyo rero nibyo numvaga ari byiza ntabwo we wasandagurika napfuye imana yamungeneye ati dore uwo ngugeneye nuri turasabana pe hanyuma tubwire nyine icyo gihe rero arakwemereye hanyuma ariko ndashaka kubaza gatoya iby'uyu munsi uko bimeze ngira ngo urabibona ese ab'uyu munsi barasandagurika cyangwa ntabwo basandagurika abubu bo uzi ko batereta abakobwa bakabatera ibinyendaro bikagora abiwabo tukumva rero atari byiza naho kera rero twambaga waramuramukize bikaba byarangiye ugasabana bagatura inzoga bakabyina ugasanga bisi ni ibintu byiza cyane uvuze ibyo kubyina nibuka ko hari igicurangisho nakubonanye kare tugera ahangaha bwa turaza kubwira mukecuru agenda yongera kituzanira ubundi umuririmbire nk'akaririmbo kamwe cyangwa tubiri ubundi tuze gukomeza ariko aragiye mu kanya hanyuma reka nkubaze nuko rero muba murubatse tubatse nubakiwe n'uwo nyine wambaje ngo si nubatse guteye inzu nabaga ihunga ryabaye nibera mu mujyi niyo niberaga wabaga mu mujyi nabaga mu mujyi Bigisenyi hariya mu mujyi za Rubavu yo ngiye ku musigiti niho niberaga abanyamusigiti basohoka bakandamutsa abanyagatolika basohoka bakandamutsa abana ubwo kukuramutsa ni gute ushatse kuvuga n'urufaranga bakamba ngakira yego nundi yamara kera rero wasohozaga umuntu ufite ubwenge narizana tujya kurijyana kuri konti rimara kugwira nzubaka kandi turere n'abana niko buryo nabonye nubatse gino nzu unukuza gusohoka muri ya nzu y'ibirere neza yivamo urasirimuka nivamo dore yarakeza hirananira bitewe n'umumugi nari muvuyemo sima yarasandaguritse murabona ntimeze neza ubwo rero ku bubasha bw'Imana hari igihe Imana yavuga ati hongera uvugurure uzagasaziremo gakomeye ariko n'ibyo mbura Imana ikanguramo ngabona akagari n'igihe yenda muzanshakira mukajya munshakira kuri kaburimbo mutari kwirirwamo ruhiye imisozi rwose nanjye numva nababaye cyane bavuye kure ariko ku gahanda ndagendera kwako kagari ngiye ngo mu misa banshaka kunzura mukambonera ku muhanda muruhira ibisozi namwe muri kubireba ukuntu bimeze byatuvunnye byo muze byatuvunnye pepe mu rutsiro ni kure cyo gituma simba atinyabona mu nshakiraga gare ngenda kitwarira ikibazo rero kiba kiri mu buse ariko wenda ntiwajya ubura umuntu ugusunika kunzu nikabanzaga amafaranga ego mana yanjye mba nshaka ko kujya nitwarira ngo ngaba nagurutse ngongera ngahinduka nabwo ngo ngavuga ati basi burya abantu b'Imana bakoze akazi ariko nshaje ndanze gusaza ndi gukurura amaguru ko n'amabuye ubanga ntago haba hageze hano irifise hari igihe amabuye gangeba tose nabigenza kunyasaziye ariko mbonye ngako kagari kaya kandagira ngajya mu misa ngabonana n'abandi ngabakwitaho amaso naza kunzura
mukanzanga kwako gahanda bite karemate ni byiza ndi mwirirwe muruha ni buryo ubu nanjye ndi kumva mumbabaje ariko urukundo ni rwiza urukundo rurahumura burya aho kunda mwaje nabahumuriye nje birikundangara ukuntu waduhumuriye waduhumuriye imisozi turayimanuka tuzamuka mpaka turira tugera ahangaha. Okay, hanyuma rero reka duse nabagaruka inyuma gatoya nibyo ibyo nibiri mu byifuzo turaza kubigarukaho. Reka turebe yitwaga Cecilia harya yitwaga Cecilia Dawudi yahurira Cecilia su baracyariho ni wo mugore wanjye mukuru yarapfuye yapfuye mubyaranye abana bangahe tatubyaranye abandi 10 muze ni 10 muze bya bindi by'imibare yawe umenya rero itameze neza mwavutse muri 10 nawe wabyaye abana 10 nita niko bapfuye ta bose barapfuye bapfuriye mu buhungiro abandi bahungutse n'icyo bakajya banajya gukanguka barapfuye ya no kwihangana. Hanyuma rero yitwa Dawudi yahurira uyu nguyu Beatrice mwaje guhura mute twaje guhura cyangwa mbari we mbyibariza oya nanjye ndabisubiza twaje guhura twari duturanye yaratuye hari hakurya ahitwa ku Kabuje n'umugabo we nawe ahunze aza gupfira mu buhungiro n'abana buye bapfira mu buhungiro. Ubwo rero bahungutse nibwo nanjye n'uwanjye nawe yaramaze kwitaba Imana. Ndavuga rero umwana wa mama ubu ngeneye kugira ngo uzite kutundekera utuboga ko ndakunda wandekera abana banje bashiriye muri Zayiri n'abandi nabo bishakiye abagore n'abakobwa nabo bajya kwishakira abagabo. None wewe n'utundekera amarase yo yanje kobwa kikora aza kungunda urukundo nduwarutererwa ubu nikubona turi gusabana biri gutuma munaza mukansanga ndi kumwe nakano kakecuru naho kubwanjye ndacyo nishobore kandi namwe murabireba. Nicyo gituma rero mvuga ngo Imana irangunda pe marase yo muyambaye ashobora guteka kamenya inda yanjye zigaye ngavuga ati Imana ni urukundo kwe yego kandi urukundo rurahumura. Okay yeah Beatrice mumenyana igitekerezo kugira ngo mubane akikugezaho byahise biza vuba ntabwo byagoranye ndaho byagoranye twese twaturindushye gusa ndaho byakunze kungora cyane nahise mwemerera. None so abantu b'inshuti zawe cyangwa abandi bantu b'abanyamuryango bawe ntibakubwiye batesura umuntu ufite ubumuga buriya bizagenda bite baranzetse cyane ngo bakubwiye baterera barambyiye ngo bari bandi ubundi nimba ubibuka bari inshuti bari abavandimwe bari inshuti n'abavandimwe barambira se uriya ugiye gusanga uriya muntu uri gukambakamba azakumarira iki ndavuga ngo ndakicyo niyemeje nacyemeye tuzabana gutyo nitugira abavandimwe bazajya baradufasha ubwo tubana gutyo rero. Okay nk'amagambo akakaye bakubwiraga ni nka yawe ayo ujya wibuka yenda ngo niteye umwaku ngo mbese ngo uriya ngo azamarira iki ngo kandi ndacyashoboye ko atakora ngo mbese ngo azamarira iki mbese njye sinabyitagaho narabihoreraga. Ubwo bakubwiraga ko kuba adakora ari nko mu buhe buryo ngo nyine adakora ngo nyine kubera ngo ndago yoshobora guhinga ngo ndi yoshobora gukora ibindi ubwo nyine n'ibijyanye byo guhinga nta bindi ubwo baje ntabwo babikubwiraga nyine ngo nabyo barabimbwiraga ngo ndago yakurira ngo ndago yakurira uburire ngo ndakigenda ngo uriya sengo wahwereye ngo muno mu mugongo ngo ndakigenda ubwo byose bibyiteho ngabihorera
ubwo bavuga bashatse kuvuga ngo ntitwongere turahura Imana ntabwo yabyemera urukundo ni ikintu gikomeye cyane icyo watinya urukundo ni ikintu gikomeye kandi rurahumura urukundo rurahumura nanjye ndaza kuvana nabibonye nuko rero n'umutima mwiza no gukomera kwawe uravuga uti nta kundi reka musange tubane twanarasezeranye mu murenge nabonye mwambaye n'impeta mwembi rwose mwagiye imbere y'amategeko murasezerana no mu kiliziya muze aho si bwo buheruka icyo gihe mu kiliziya yewe nicyo giki naho wagira ngo nari mbi nicyo gihe kuko ni moto yanzayitiye iranjyana akanderereza amafoto ari he amafoto urayafite amafoto ni ya nayo mfite okay manza tutarifotoje ndamafaranga ya nibisha amafoto nta mafaranga amafaranga twagifite okay biragaragara ko ari mwebwe nibyo hanyuma igicurangisho nari nakubwiye ngo uzane n'igicurangisho ariko wakwicarira hano imbumva hano ndi gutuka agatebe kari gutuka noneho n'igicurangisho cyawe igicurangisho bacyita gute inanga ako yabi yanjye zayisaba uno muntu nzagenda nzayisubireho nitaki hanyuma rero kare ugeze kutubwira ngo urukundo rurahumura ubu ugiye kuducurangira nk'indirimbo imwe ivuga ukuntu urukundo ruhumura kandi urayicurangira nyine umufasha wawe sibyo Beatrice ugiye kumuririmbira mbese nyine nk'uko ujya ubikora iyo uri hano mu rugo ngiye kumutaka muteranye rero kumurya w'inanga yemwe rero kanguka burakeye nyiramana tujye guca agacuru ati ndamujyari mu wabijyanye urukundo rurahumura yewe be nyiramana uko utaka ninde ni kamere yozifuwe ati ndamujyari mu wabijyanye ndabisize ndiyabisanze sanze bihore n'abagenzi undi nagukunda nawe uzamukunde kandi ukundi wabo urukundo rurahumura urukundo ni rwiza rukagera hagati rugahumura abantu bakishimama abanyamahanga baje rero bambumure nanjye ndabahumurira ngaba bari hano baze kugera mu rugo amahoro imodoka iri gusinzirira hariya hepfo ndice dusaba nzabarera akagare ngazajya rero gusenga ng'abandi mu misa mu giterane urakoze cyane yitwa Kamere Joseph nimba Kamere Joseph umunyarwanda Kagame wacu we narambeye mbi yemwe rero mukanguke burakeye mukora akazi k'Imana murebe ko mwabona icyo mutamira urakoze cyane mama reka tugusabe ndawisubirira aho warure hanyuma ishiri wawe yisubirire mu mwanya murakoze amen urakoze cyane nawe urakoze cyane hanyuma Joseph reka dukomoze ku byifuzo ni ibiki ubona nk'umuryango wawe wagira rwose ukabona byatuma murushaho kumererwa neza jewe n'umugore kintu nabona cyangirira akamaro nukumfasha icyo kurya mukamfasha na kariya kagare na hino nzu nayo Imana yabishaka urabona ntabwo ni mukamba n'inka iyo nka nayo ngazajya ndayinywaho amata ariko cyane cyane akagare kajya kazageza mu wirwa nduza urabona ndangufa afite zo ko wahirira inka kugira ngo none niba muyimbaye nanone nkayigurisha ndyohe n'urufaranga ntabwo aba ari byiza ahubwo ugomba kunshakira ikindwiriye nkajya mu mbi cyo kurya ngabashimira urabona yaki hano harakocamye cyane kuhaga amabaraza unangize ngo mbikore baratwirukana ngo bazajya batufashishiriza baramfashije pa yamaraga yo y'amezi abiri
cyangwa umwaka ihunga ryabaye niberaga mu mugi niho nakomoye y'inotsi mukecuru ni nk'icyo ubona mu rugo wowe n'umusaza wawe cyabafasha ibintu bikagenda neza ni udufaranga tukajya turahaha tukajya turararira tugateka ariko bakamba n'agatungo kagufi ng'agahene nahinga ndaho ntushobora kwishora inka wayishobora nyamara ariko ngwaraga mu mutima ndaho njoboraga kwikorera ndajya no mu misa kavuga ati dore abantu b'Imana urumuga turika abandi buriya ndakuramutsa Mariya gerageza numve ndakuramutsa Mariya ufine muhorana na Mungu n'Imana dukukwizera Mana ngaya amashengesho ngutuye muri iki kibuga cyawe Mana n'aba batuzindukiye nambuka nakagare mfite akagare simba ndajya mu giterane none ngiye kuzaje ngo dusengere oya kundu nabasengeye ndababonye numva ndishimye nashaka kuvuga nyine mbasi dawe uri mu ijuru tuvugire dawe uri mu ijuru ndakuramutsa Mariya ukinema uhorana na Mungu Mana reka dusubiremo reka dutangire urumva nakubwiye ndakuramutsa Mariya numva wapi sasa ndashaka dawe uri mu ijuru dawe uri mu ijuru ndakuramutsa Mariya ukinema uhorana na Mungu reka twavutse mu kipagane sinajya mu misange nakicishyo yo ni naba no gusezerana bazaga kunyigishiriza hano ndibakiza rero ariko uragerageza dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nguko gikorwa mu ijuru ifunguro ritungure duhe none tubabare ibicumuro byacu nguko natwe tubabara ababicumuyeho nduduterane mu bitwoshya udukiza icyago amina aha urakoze cyane hanyuma rero nari nibagiye kubabaza mugira telefone nyereka munyereke turebe aha naka ngaka ubuse nimero yakura yizi ndago nyizi uretse yumba magaye ngandaga hano ngakumenya ni ibyo ngibyo gusa nibyo nimero yayo se nimero y'ino telefone ndago nyimenyaga ntabwo yimenya ngo yawe yazanditse we ntayuzi se nawe oya nimero zayo ntabwo muzizi oya ariko yazanditse burase mugiye guhamagara mu bigenza gute kakukana kigaga mu wa gatanu kakambamagarira we ntabwo nguhaye nimero ntabwo nk'umuntu ntabwo wamuhamagara oya andikamo 078 turebe nabishobora mukecuru gerageza turebe wenda nabishobora najya kukubeshya se reka duhe muzehe turebe ko yabishobora ntabwo nabishobora Mana yanjye kata ngaho kanda 078 andika ntabwo nabimenya okay hanyuma rero icyo tugiye gukora ngiye kureba nimero haruguru ngiye kwifasha ndebe nimero zino telefone hanyuma tube twayitanga sibyo tuyiha abantu badukurikiye bashobora kuba babavugisha no mu buryo bwo kuwunganira nkuko twahoze mu bivugaho kanze ndebe nimero nene nimero nayibonye ngiye kuyiguha uyisome birashoboka ayiwe muze nanjye no nimero ngiyi hano ntabwo ushaka kuyisoma ndako nayisoma tarigeze mu ishuri reka nyibasomere sasa nimero ya telefone yabo ni 07 89 31 01 43 ni 07 89 31 01 43 se kwifata mutwe byo byashoboka ndago twabishobora kubera mu mitwe yacu haba haragize hararemeye ndago twabifata kwisi turi hafi no kuva kwisi noze kumaze kumera imisatsi ibiri none ko ari kubona ubwoko bwabo butamera imvi usanga kecuru agakecuru undi bufite abuzukuru si wumve umuherezi we nawe yari kubyara ntiwareba nanjye nuko
umuntu ahamagawe tumwitaba. Okay, mwabyumvise rero abazifuza kuvugana n'abagize uyu muryango agatelefone ngaka ngo mushobora rwose guhamagara bakabitaba. Ikibazo bo ni uguhamagara ariko guhamagarwa baritaba, ubwo nuko nguko bimeze nyine nta kundi. Hanyuma muze rero reka mbashimire by'umwihariko kuba mwatwakiriye, twavuye ngiyo kure ariko mwatwakiriye neza, mwatuganirije twishimye rwose. N'ikimana ishaka gishaka ubona abantu uti karibu mutambuke. Twebwe rero nkuko natangiye mbibabwira, twebwe turi abanyamakuru ba Afrimax TV. Wabasha kubisubiramo? Oyata. Gerageza ngiye kubikubwira. Ungeragereza hagacyuri dusoza twitaye. Reba hano base, reba hano Afrimax TV. Oya. Gerageza base. Gerageza rwose. Wankoreye ibintu byinshi byiza, ako ni koko wanancurangiye, wanganirije. Oya ndabwo nabishobora. Ngo base sano gerageza. Afrimax. Afrimax. Noneho tugiye kujya twongeraho TV rero. Afrimax TV. Twongere rimwe? rimwe. Oya, nyine Afrimax TV. Aya. Mukecuru reka ngaruke hano kugira ngo nibura unamenye abantu bagusuye umunsi ni bande, n'umuntu naza kukubaza ubona ko mubwira. Twebwe turabanyamakuru ba Afrimax TV. Bugiye kunsubiramo rero Afrimax TV. Afrimax TV. Aha, urabizi. Ahubwo indi nshuro imwe? Indi nshuro imwe Afrimax TV. Afrimax TV. Subiramo? Afrimax TV. Aha. Mukecuru arasobanutse. Muze kwajya mu misa buri gihe. None si babyigisha mu misa? Umfe. Abantu bahwanya mu mutwe. Mukecuru arasobanutse arabizi. Icyo cyatumye nyine ngomba kureba umuntu ujicu. Uzubwenge natamuze. Warebye umuntu utujijutse. Cyane. Hanyuma rero mwakoze cyane kutwakira. Ubu natwe dusubiye i Kigali. Yego. Ariko muze wari bwagera i Kigali? Oya. Oya. Ntabwo uragera mu murwa mukuru w'igihugu? Oya. Habe n'inshuro nimwe. Nagezeyo kera cyane batarubaka ago mazu bavuga ngo ni amahanga. Nabwo kandi nandi mu modoka twatugiye gusenga. Ikibeho. Umugore witwa Cyako. Twagiye kwa Yezu Nyirimpuhwe ni mama Cyakora hano mu mugi bakondesherezaga imodoka bakajya. Hanyuma rero nk'iyo wumvise bavuze Kigali ubumva haba hameze nka gute? Ndavuga nk'ukuntu ubu bitekereza. Ndavuga tese ko nari ndiyo ni kugenda mu modoka nkabona amazu gaho atari meza cyane. Ariko ubiyo babivuze baravuga ko ndabona amajyambere rwose ati Kigali ngo ni amahanga. Ngavuga ati wahageze amana ngangura ngahaterera amazi. Kumbetse ko ngandi utazi gusoma sinamenya n'igipangu mvuyemo barekada. Ngo Kigali mbeze Kigali bose ngo ndabwo namenya aho mvuye mu gipangu cyawe, ariko ngo hameze neza barahatatse nyine bareba. Naho ubundi kuzajya ndabonana namwe wamba manzi ngajya kuri kaburimbo ndimwongere kujya murakuza kunde gusimuragera akajya ngo mu misa ari kuri kaburimbo atari kuvunika ngo azamuke imisozi. Namwe rero mukaba mu nzanza ko kwahotiza ikipi by'Imana yashatse. Ndazakanjakira se nijewe ibi byose ninjewe wabyikorera. Ndagomba kundebera akazu kuri kaburimbo ati dore uzasazira ahangaha yo kaba n'icyumba kimwe umukecuru akajya ari gucuruzaho n'udukara. Nabona icyo gushyira hano. Yacuruza n'udukara. Mukecuru ko nabonye utazi n'umubare n'umwe ugucuruza udukara wabigenza. No bimenya. Ntago wabimenya pe. Wabikora gute? Hari akabegete tujya ducururizamo bagatanga ngo 150 200. Iyo mibare yo rwose wabimenya. Ibyo nabimenya. Okay. Nuko bari ndakiranga. Ngira ngo mwabibonye nabasaza rwose baganira neza, umuntu yakwibera hano yahirirwa, ariko mutwemerere dusoreza hamba shimire by'umwihariko mwe mukurikira Afrimax TV umunsi kundi muraba agaciro kuri twe tubivuga umunsi kundi, ngira ngo mudufasha muri byinshi by'umwihariko cyane cyane kuri abantu tuba twagiye tugeraho. Mwabibonye abamusaza ati akagare rwose akajya mu misa, ibyo kurya biboneye n'itungo, inka, itungo rigufi, ni byinshi byifuzo byo mwabyumvise, n'uburyo bwo kubavugisha nabwo twabubahaye. Karero tubashimire. Ni Afrimax TV online, jina langu Jean Neponsa Byumva. Nyuma bafata umwanya maze baherekeza umunyamakuru wabasuye, barasigara nawe arataha
ugomba kuduherekeza. Imana igomba kumva imbaraga mukagenda mwishimye nanjye kwiteho amaso amaso reka ta nanyibonaga ariko kandi kuba nayibonaga iriya Kera wajya kujya no koga. Aha hose nuko hagenda no mu buryo nyine nta. Ubu ushaka kuvana ukajya nko ku muturanyi ugenda gutya. Yabona ndi gusaza karekara arakagara. Una kagara ndaho ndazaja ndabwira. Ntaho utaje. Bitende go. Ugahita ugenda. Ukongera ukagaruka. Okay. Reka rero twebwe tugende. Musora amahoro. Mani shime. Bayi. Muhanda mwiza. Yego. Musongere mumtaye n'urukundo rwinshi. Urukundo niruhumura. Aha ni mu murenge wa Kivumu nibyo? Ni mu karere ka Rutsiro ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ciao.